Amen. Hallelujah. Mujejuru dusenga Imana. Dushima Imana yo mu ijuru yirukanye umwijima twari tumazemo umwanya ikabiduhaye umucyo tuyihereza icyubahiro. Hallelujah. Mana turagushimiye tuguhaye icyubahiro kuri iyi saha. Urakoze kudukuyeho umwijima, urakoze kudukoreye igitangaza, urakoze ko abanye natwe, urakoze Mwami Imana. Aho ubuhanga bwawe bukoze turagushimiye. Aho ijuru ry'intervenye rigakoresha abahanga, Mana turagushimiye. Cyubahiro ni icyawe. Duhagaze muri uyu mwanya dusengera umukozi wawe, tumusabiye imbaraga, tumusabiye amavuta, tumusabiye ngo ibyo wamushyizemo bigira umumaro. Reka imbaraga z'Imana zimumanukire mu izina rya Yesu. Jambo ryawe ritunganye bidatunganye byo mu mitima yacu. Jambo ryawe ritubera umucyo utumurikira. Ubwo umurikiye amaso yacu, reka n'imitima yacu imurikirwe, Mwami Imana yacu, kugira ngo tubone inzira itujyana mu bwami kwa data, kuko twifuza kujyayo. Urakoze data, bana natwe. Jambo ryawe riruhura abarushye, jambo ryawe rikiza indwara, jambo ryawe rikiza ibyaha, jambo ryawe ryigaragaze, jambo ryawe rica inzira aho zitari, ijambo ryawe rirema ibitariho bibeho, ijambo ryawe risa n'ibyasenyutse, ijambo ryawe risohoza icyo waritumye. Natwe tuguhagaze imbere Mwami tukwizeye mu izina rya Yesu. Nyashya imbaraga z'umwijima wo mu mitima mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye imbaraga mbi zose, imbaraga z'abapfumu z'igikuzimu, imbaraga z'abarozi z'igikuzimu, imbaraga za Satani zo mu buryo bwose buzwi n'ubutazwi, zitsindirwe imbere ya data wa twese n'umwana n'umwuka wera, kuko tukwicaye imbere. Urakoze Mwami Imana, tugukomeye amashyi tugushimira, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twese twikirize ngo amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nsuhuriza uwo mwegeranye mubwire uti Reverend arakuramukije. Nkoza akantu ntajyaga nkora, nzanye madamu umufashe ukuboko. Ejo Bishop yarasezeranije, nari impari rero, atwigisha ikintu ngo tujye tujyana abagore bacu tubashyira imbere yacu bagende tubareba. Ntabwo namushyize imbere, nabyo nzabikora ubutaha. Niyo mpamvu mwabonye nkoze icyo ntajyaga nkora. Iyo wize ntugire icyo ufata, wasize aho ngaho ibyo wize. Tuzamure Imana icyubahiro. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, kandi mbahaye ikaze muri kano kanya ku ijambo ry'Imana. Nshimiye Imana yashimye ko ari jye uhagarara uyu munsi imbere y'aya meza kugira ngo ngabure ibyanditswe byera. Ndashimira n'umushumba mukuru, kandi tubisubiramo, tuzahora tunabivuga, kuko ari utugena akadushyira mu myanya nk'abashumba tugakora ibi na biriya. Nawe muvuge ngo Imana imuhe umugisha. Nshimiye n'abashumba kandi tubana. Iyo tumaze kumenya uzigisha, ko dufite urubuga duhuriraho, umushumba amaze kutumenyesha uzigisha, turamusengera. Nzi rero ko bansengeye, kandi namwe mwasengeye umwigisha, nubwo mwari mutazi uzigisha uwo ari we. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusoma muri Yesaya igice cya 48, uhereye ku murongo wa 10 ukageza ku wa 12. Pastor Sumuta n'ubundi nawe agiye kumfasha gusoma Yesaya 48 murongo wa 10 kugeza kuri 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya 48 murongo wa 10 tugeze ku wa 12. Dore ndagutunganyije ariko si nk'ifeza, nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Nyumva Yakobo na Isirayeli nahamagaye, ndiwe
ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka amen. mwakongera mugasubiramo pastor. Kadusome mu izina rya Yesu. Dore ndagutunganyije ariko si nk'ifeza, nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Nyumva Yakobo na Isirayeli nahamagaye, ndi we, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka amen. Twikirize ngo amen. Iki gitabo cya Yesaya ni igitabo kinini kandi abarirwa mu bahanuzi 17, ariko akaba umwe mu bahanuzi bakuru, yegamanye na mugenzi we Danieli na Yeremiya, ndetse n'igitabo cy'amaganya ya Yeremiya hamwe na Ezekiyeli. Ni igitabo kirimo ubuhanuzi Yesaya yahanuye. Arazwi cyane muri Isirayeli nk'umuntu wavuze ibintu biremereye kandi bikomeye. Uyu muhanuzi yahanuye ibintu byinshi cyane. Niwe wavuze ko Hezekiya agiye gupfa, ajya kubimubwira. Ahageze Hezekiya arabyumva, arasenga, Imana ihindura gahunda, irongera iramutuma asubirayo. Yesaya yahanuye ibyo kuza kwa Mesiya, ndetse anavuga n'imirimo azakora Mesiya, ku buryo abantu bamubatije ngo ni umuhanuzi wa Mesiya cyangwa profete mesiyanika. Niwe wavuze, aratondagura, yerekana imirimo igera kuri 5 Mesiya azakora niyaza. Kandi Yesaya arongera ahanura n'urupfu rwe, bice 53 n'ibice 52, agenda adondagura avuga ibizamubaho, akavuga ngo imibabaro yacu niyo yishyizeho, imitwaro yacu niyo yikoreye, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyagiye kuri we. Tumukomera amashyi Yesu. Yesaya yavuze mu gice cya 61 arondora ibintu 5 Mesiya azakora niyerekana. Abisirayeli barabitegereje, babitegerezanya amatsiko. Kubera iki? Yaravuze ngo niyerekanwa ni uzatanga itangazo akabwira imbohe ko zibohowe. Imana ishimwe. Ni uzatanga itangazo akabwira abafungwa ko igihe cyo kubohorwa kwabo kigeze. Ndatangariza muri iri teraniro ko niba waje uboshywe, niba waje uziritswe, niba waje ufite iminyuru ku maboko, uyu munsi irakurekura mu izina rya Yesu. Ni Yesaya wavuze iryo jambo. Icya kabiri, atangaza ko aje gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Umuntu ashobora kubitangaza ariko akaba atari ubikoze. Murabizi yo Perezida wa Repubulika yatanze liberation ku bafungwa, arabivuga, ariko abajya kubitangaza ntabwo ari ujya kubitangaza, bivugwa n'abandi. Yesu we yagombaga kubivuga, akanaba ari we ubikora. Niwe wakinguriye abantu bava mu nzu z'imbohe, niwe wakinguriye abanyururu barasohoka baridegembya. Uyu munsi turidegembya, abidegembya tuzamura Imana amaboko tuyicyubahiro. Yesaya kandi aravuga ngo uwo naza azatangaza amahoro ku bantu bose. Niwe uzatangaza amahoro. Abantu babuze amahoro mu mitima, abantu babuze amahoro mu bugingo bwabo, azabatangariza amahoro. Ku ngoma ye hazaba amahoro, adatewe n'ibyo kurya, adatewe n'imyambaro, ahubwo amahoro azanwa n'umwami, amahoro meza. Yakire mu izina rya Yesu. Uwo niyaza azazana amahoro. Arongera avuga ngo niyaza azavura imvune zo mu mitima. Mbwira mwene so ngo Yesu avura imvune zo mu mutima.
mvune y'ukuguru irababaza, mvune y'ukuboko irababaza, ariko ikibabaza cyane ni imvune yo mu mutima. Umuntu aravunika akabura uwo abwira, umuntu aravunika akabura uwo azabitura, akababara, abantu ntibabimenye, bikamenywa nawe, bikamenya n'icyumba araramo. Ariko Yesu aravuga ngo, Yesaya aravuga ngo Mesiya niyaza azatangariza abantu amahoro, ababuze amahoro bose bazamuruhukiraho, babuze amahoro bose bazabona umunezero. Hanyuma arongera aravuga ngo niwe uzahoza abarira bose. Haleluya, tumuzamure icyubahiro. Niwe uzahoza abarira bose. Ageze ku gice twasomye rero, avuga aya magambo, aravuga ngo dore ndagutunganyije, ariko si nk'ifeza, nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ubutumwa nakuzaniye muri iri teraniro nahawe ni ubuvuga ngo ubwayo izabyikorera byihorere, ubwayo izabyikorera. Zamura amaboko wakire, ubwayo izabyikorera. Ntabwo ari wowe uzabigiramo uruhare, Imana igiye kuzabyikorera. Haleluya, haleluya. Ubwanjye nzabyikorera, nta wundi uzabikora, kuko sinshobora kureka izina ryanjye ritukwa. Imana ishimwe cyane. Huzaniye ubutumwa muri iri teraniro ngo nkubwire ngo Imana izabyikorera. Mbwira uwo mwicaye ngo Imana igiye kubyikorera. Ongera ubimubwire uti Imana igiye kubyikorera. Hari ibintu byakuyobeye, hari ibintu byakubereye ibamba, hari ibintu ubona utazi uko bizagenda, hari ibintu ubona utazi uko bisa n'iherezo ryabyo, ariko Imana iragutangarije muri iri teraniro inyuze mu kanwa kanjye. Iravuze ngo ubwayo izabyikorera, ubwayo niyo igiye kumanuka ibikore, ntabwo ari uwundi. Izina ryayo ntabwo rizatukwa, ababitegereje ntibazabibona. Oh haleluya, haleluya. Ubwayo izabyikorera, ubwayo izabyikorera. Yatangazaga ibi ngibi Abisirayeli bari mu kaga. Hari mu gihe Abisirayeli bari mu ntambara, Abanyashuri barabateye, barababara, bagira imibabaro ikomeye, basuhuza umutima, babura uwo bambaza, babura uwo babwira, ndetse n'amahanga yari abakikije araceceka. N'abanyabushobozi bagomba gutirwa ramforo ntibaba bakiriho. Abisirayeli barakubitwa hirya no hino, imbere n'inyuma, babura uko babigenza. Uwo muhanuzi aravuga ngo umukobwa w'i Siyoni aranyinyiriwe, abuze icyo akora. Hari igihe umuntu ageramo akanyinyiririrwa akabura icyo akora. Hari igihe umuntu ageramo yanavugisha undi ntamwitabe, ibibazo bikamugonga wenyine, ibibazo bikamuhondahonda wenyine. Ndavuga muri iri teraniro, niba warijemo uri muri iyo situwasiyo, umva ntega amatwi. Uwiteka aravuze ngo siko bizamera, Uwiteka aravuze ngo siko bizaba. Ntabwo azareka icyubahiro cye gisuzugurwa. Iyo aguhamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Ikomera amashyi. Babagirira nabi. Bibiliya ivuga ngo umwami wa Ashuri arabatwara, abatwaraho iminyago, abageza muri Ashuri. Hanyuma ngo agenda batuza mu midugudu itandukanye, arabatatanya. Babura epfo, babura ruguru, babura uwo babwira, babura uwo bahamagara. Cyane cyane ko banishinjaga ibyaha bakoze. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo agatangira kumva yishinja, akagera tumenya ntagenda neza, umenya Imana yarampannye. Ndavugana nawe muri iri teraniro,
murongo wa 9 watubwiye ngo ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira, dore ndagutunganyije. Nubwo waba waracumuye, Imana ifite ubushobozi bwo kugutunganya. Nubwo waba waraguye mu byaha, Imana ifite ubushobozi bwo kukweza. Nacyo cyakire. Uko waba umeze kose, Imana irirahiye izabyikorera. Haleluya. Nibwo Yesaya yabagezeho arabwira ngo nimwumve Bisirayeli, ndi Uwiteka Imana yanyu. Ibyo mubona bikomeye, ibyo mubona mutazi icyerekezo, ibyo mubona mutazi uko mugenza, yewe nzabyikorera. Uwiteka aravuze ngo we azabyikorera. Iryo deni azabyikorera. Icyo kibazo azakikorera. Ibyo byaguhagurukiye azabyikorera. Wowe wicara utuze ukorera Imana, Uwiteka azabyikorera. Ninde wakomera Imana amashyi? Avuga ngo nzabyikorera. Nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka azabyikorera. Nsomera mu gitabo cyo Kuva igice cya 14. Kuva 14 umurongo Kuva 14 umurongo wa 19 ugere hepfo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuva ibice 14 umurongo wa 19 ukomeze hepfo ndakubwira aho ugarukira. Reka dusome mu izina rya Yesu. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi ibabera umucyo bamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja. Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati y'aho yarari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi abera nk'inkiki iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bajya mu nyanja hagati bakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo, bituma akururuka ruhanyije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunga Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Amen. Bene data, inshuro nyinshi nabonye Imana itabara tugeze ahantu hakomeye. Nabonye Imana itabara umuntu ageze aho bagiye kuvuza induru kuri we. Nabonye Imana itabara umuntu ageze ahantu areba nawe akabona birarangiye, akaba adatekereza uko bigiye kumugendekera. Abo mu gitondo nabahaye ubuhamya, reka mvuge akantu gato cyane. Mugoroba umwe turangije amateraniro, twari tukiba ku Muhima, turataha, twari ducumbitse i Remera. Tuhageze mu rugo, twari tuvuye mu materaniro nka 11. Sanga umuntu twaberaga mu nzu yazanye ibintu abishyira ku muryango, ibitanda n'amamatera n'iki byose. Kandi yari umukozi w'Imana nkanjye, twari dusangiye umurimo. Ndagutangariza ko n'uwo wibwira ko ari we wawe byashoboka ko ahinduka. Byashoboka Satani akamukugabiza. Ubwo ngo abantu baragiye baramubwira ati rero ntabwo azabona amafaranga yo kukwishyura. Dore uko ibintu bimeze, dore uko bimeze, nushaka umukuremo vuba mutaraserera. Biramwe nizo ngo batagukuramo mutaraserera, bazagukuremo mutaraserera.
ndahagera ndumirwa ndamaza ntese bigenze bite ati sinzu yanjye noze kutamaye puriyave ati nta puriyave je ntanga icyo kora kutarabona huya urabugiye mu gikoni n'abana 8 nanjye na madamu ikipe yuzuye itimu yuzuye abana 8 na madamu kandi bakiri bato turebe po tureba ruguru turashoberwa gira madamu nteka duhamagara imodoka tureba aho tujya arambwe atese turagenda nabwo turava kugenda nitumuva mu maso turabona gushaka umukomisiyoneri saa 12 nari nzi umukomisiyoneri waho bita muri Sahara mu Gatenga ndamuhamagara ubwo imodoka yadupakiriye turagenda duhagarara imbere ya brigade iremera ushofera akambwe atari ko bite kunzubaza akambwe nanjye nazubaye ngira mwese ngo niba wazubaye Imana ikurebe hari igihe ibibazo bizubaza umuntu akazubara ari muzima ari umugabo nkanjye mureba akazubara ari umugore mwiza mureba akazubara ari azubajwe n'intambara n'ibibazo by'urusukirane ayibazaga ni koko ndarara muri kaburimbo biragenda bite cyo kora abantu ubwo ari imbere ya brigade ntacyo ndasobanura polisi uko bingendekeye hamagara umuntu ndamubwira mu telefone yarambwira ati hangane nze mureba araza tese bite bigenze bite ndabimubwira avatereka telefone umuntu nzi ko afite inzaha hafi aramuhamagara ambwira ati simpari ndi mu Mutara ambwira ati wakwihanganya arambwira ati mbabarira dukomeje kumutitiriza ambwira ati ni umusaza w'umupasteri nyamuneka nibi nuko arambwira ati ni murebe umuzamu yicuruye umuzamu nawe bamuhamagaye basanga ari mu Ruhengeri warindaga iyo nzu avuga ati turamuza avuga ati wowe rero fareba uwo mufatanya mwice urugi saa 2 saa 3 inzu tuyigeramo saa 4 na nimwibaze twiriwe mu materaniro turatashye dusanze ari uko bimeze nuko n'iryo joro twageze mu nzu nashaje nuko ariko cyananga Imana ikavuga ngo siko bizahora Imana ikavuga ngo siko bizaba amaherezo uzabona ubutabazi amaherezo uzabona ikiganza cyane kandi nzabyikorera mbabarira uzamura Imana haleluya niba unyumva ongera umumbwire ngo Imana izabyikorera Imana ije ibikora uyu munsi si uko bimeze ntabwo ariko biri ndi wanje nicaye nguwe neza kandi ntegereje n'ibyiza bindi mbere yanjye hari ibyiza Imana intangariza izabyikorera ntabwo ari undi uzabikora kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro ongera ukomera Imana amashyi Abisirayeli bageze imbere y'inyanja irabareba nabo barayireba bibaza aho bazaca kandi mureke mbabwire ngo bahaguruka mu Egiputa bari babwiye Farawo ngo baramupepera kuko Imana yari yabarekuye yari yatanze liberation bagenda bapepera ngo bashinze amajosi niko biri tubwira bagiye bashinze amajosi bemye bagenda bemye batanga ubuhamya bw'Imana yabo baragenda herega ubuhamya watanze burazwi ibyo wavuze imbere y'abantu barabizi bategereje kureba ko uzasitara ariko ntabyo bazabona iyaguhamagaye niyo kwizerwa yaguhamagaye niyo kwiringirwa no gukora izakora ibirenze ibyo batekereza komera Imana amashyi mwene data bakomeza urugendo biratubwira ngo bagera ku nyanja barayireba nayo irabareba hari aho umuntu agera pe agahagarara akabona adashobora kuhavanza ndavugana nawe muri iri teraniro birashoboka ko hanarijemo ari ufite ibintu uhagaze imbere utazi uko bigiye kugenda nawe uri muri bazo ukabura igisubizo atekereza se ntusubire mu ntara ese ngire nte mama njya ahandi se ushobora kuba uhagaze aho ngaho wowe uri muri iri teraniro
babwira Mose, baramuhindukirira. Abana b'abantu niko bamera. Ahambwe ati niko ye, iyo utadukura mu Egiputa n'ubundi ko ari urupfu n'urundi tukagumayo tugapfa urwo twari dupfuye, kuruta ko tugwa hano ku nyanja tukabura n'uduhamba. Baramubaza, baramuhangama. Ahambwe ati Mose, niwe watuzanye kandi twarabikubwiye, turakubwira ngo ibi bintu bizashoboka. Ayo ni amajwi ya Satani y'imiru yakumira. Ahambwe ati ibi ntibizashoboka, twarabikubwiye, iyo tureka tugapfirayo n'ubundi byari byarangiye. Bose ajya kubibwira Imana, ariko yarize ahabwa atoya, mwebwe mwihagararire, uyu munsi murabona agakiza k'Imana. Ndagira ngo ngutangarize, Imana ivuze ibi hari n'iki igiye gukora. Wowe wihagararire, wowe uceceke, ntuvuze induru, ntusakuze. Zamura haleluya, wirinde gusakuza, wirinde no guhamagara abantu. Wowe uceceke, Imana igiye kubyikorera. Akira ubwo buhanuzi mu izina rya Yesu, Imana igiye kubyikorera. Mose ngo abwiye Uwiteka, reka nkoresha iyo terima, araseka. Ahubwo ati batewe ubwoba n'iki? Babwire bakomeze bagende. Mose ni nkaho yabibwiraga tese baragenda baceheye. Abapimye inyanja itukura baravuga ngo ubujyakuzimu bwayo bwo hagati ngo ni metero hafi 500. Bamwe niko bavuga, abandi bavuga izirenzeho, ariko nimumve namwe mu metero 500 ugi bujyakuzimu. Aho bagombaga guca, kibazo cya obstacle yari imbere yabo, ariko Uwiteka aravuga ngo nibakomeze bagende. Erega Imana ntabwo iri kureba ikibazo, Imana irimo irareba icyakemutse kera. Imana irimo irakureba mu buhamya, Imana irimo irakureba mu mashimwe. Itegura ahubwo wowe ukomeze ugende, kuko Uwiteka yemeye kubikorera. Komera Imana amashyi niba unyumva neza. Arababwira ngo nimukomeze mugende. Abisirayeli baramureba. Mu kanya gato Uwiteka akomeje kubona ko bameze, ahambwa ngo urambura inkoni hejuru y'amazi. Haleluya. Mose afata inkoni, nawe ntiyarazi kigiye gukoreka, nawe ntiyarazi kigiye kuba icyo ari cyo. Arambuye inkoni hejuru y'amazi, agiye kubona uruzi rwose rusatutsemo kabiri, rutoye umurongo. Amazi amwe ngo ajya haruguru, andi ajya hepfo. Nimwumve igitangaza. Nubwo birita bivuga, ariko abandi bavuga ko n'ubutaka bwazamutse bukava muri izo metero 500, kuko ntibagomba kumanuka uwo mwobo. Imana izamura ubutaka, buraringanira, umuhanda uraboneka, amazi ahinduka inkombe, n'andi ahinduka inkombe. Ubwayo irabyikorera. Imana yiteguye kubyikorera. Imana yiteguye kugukiza. Imana yiteguye kugutabara. Imana yiteguye kukwishyurira iryo deni. Imana iri tayari. Imana yiteguye kugukura muri ayo majune. Imana yiteguye kugukura muri izo ntambara. Abo bose bahagurutse bazabibona, batinye, bemere ko Uwiteka adatera n'uwo yahamagaye. Mbabarira ukomera Imana amashyi, mbabarira uzamure haleluya. Ntabwo nibaza uko Abisirayeli banyuze aho hantu bameze, ariko mva uko ntekereza. Ntabwo byanditswe muri Bibiliya, ariko mva ibyo ntekereza agiye mu mutwe wanjye. Ndatekereza ngo abasore n'abagabo, n'abagore n'abakobwa, bamwe bagendaga babata, ariko nkubagarutse ra aya kubyo n'ibyanjye ntekereza, ariko nkuba y'amazi agarutse, se wakora hakumva. Sinzi niba barakozeho, ukozemo ukuboko kukinjira mu mazi. Igitangaza n'igikorwa, Imana ikabyikorera. Nawe bizakubera igitangaza, nawe bizakuyobera, nawe bizakubera inzozi. Muri Zaburi 137 haramanga ubwo Uwiteka yagaruraga abari bajyanyweho iminyago, ngo twari tumeze nk'abarota. Ugiye kuzamera nk'urota, ugiye kuzamera nk'utangaye. Ntabwo uzamenya nawe uko bimeze, ntabwo uzamenya nawe uko biri. Uwiteka aragutangarije ngo jewe ubwanjye nzabyikorera. Akira ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Uwiteka
yiteguye kubyikorera. Ndashaka kugusengera Imana, ndashaka ko dusengana Imana. Nshuti yanjye, akira ubu buhanuzi n'ubwawe. Ongera umumbwire ngo Imana igiye kubyikorera. Mubwire uti ntuhagarike umutima, ntiwirirwe uhagarika umutima, genda utahe. Niba ufite icyuryo ukirye, niba ufite icyungu ukinywe, niba ufite aho uryama uruhuke. Uwiteka azabyikorera. Ntabwo azareka izina rye ritukwa, ntabwo azareka ukorwa n'isoni. Yararahiye n'Uwiteka Nyiringabo. Muzamurira icyubahiro, uhaguruke dusengana Imana. Ndasaba umushumba yigira imbere adusengera Imana, adusabire kugira ngo kwizera kuremeke mu mitima yacu, twemere ko Uwiteka azabyikorera. Niko avuze, niko atangaje muri iteraniro. Imana ibaho umugisha. Komera Imana amashyi rwose, ntacyo bitwaye. Mwongere muyivugirize n'impundu. Uwiteka azabyikorera, Uwiteka azabyikorera. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Imvugo ye ni ihame. Amen. Haleluya. Kandi wavuga ngo se yego izabyikorera, se Imana agira acaye. Kuba uriho se wowe yaciye he kugira ngo uburiho? Yesu nashimwe cyane. Hindukira urebe inyuma, urebe ivyo Imana yakoze. Ntabwo ari imbaraga, si ubwenge urusha abandi, si n'igihagararo, si ibindi. Niyo yabikoze. Iyakoze biriya rero ije gukora n'ibyo ngibyo nk'uko bitubwiye. Tuyikomera amashyi Imana yacu. Reka dusenga Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimye. Turakunezerewe cyane kuri Imana y'amahoro. Tugushimiye ko imbaraga zawe n'ubuntu bwawe n'ubutware bwawe n'icyubahiro cyawe. Wavuze ko icyo tazagihundi. Uri Imana ihagurukiye ubwayo kugira ngo izigire icyo ikora, ishireho inzira, ishireho uburyo, itanga ubushobozi, ikora igifatika, bitume nanone ubwoko bwawe buhorana amashimwe buvuga ngo Imana yacu yakoze ibitangaza, yarabidukoreye natwe turishimye. Urakoze Mwungeri mwiza, ijambo ryawe riherekeze, ririnde kugira ngo risohoze, kandi buri muntu wese uryakiriye ntiyakire igitangaza giturutse mu ijambo ryawe. N'ubundi isi n'ijuru byaremye n'ijambo ryawe. Nyemerera kubwira ijambo ryawe, mwamurihere usoza ibyaryo. Natwe turi hano kugira ngo dutuze kandi dutegereze tubone igitangaza cyawe. Nyuma y'ibi hari ishimwe rikomeye cyane tugiye gukora ari ibitangaza. Urakoze Mwungeri mwiza, uri Imana itagira uko igenza, ntujye uraho ucisha inzira zawe zisumba izacu, kandi wirambuye ukuboko kwawe kwiza gukora imirimo ikomeye kandi itangaje uhaza amahanga. Nyemerera twese twakira igitangaza kiruta icya mbere kandi gikubye kandi inshuro 70, tugukomera amashyi, tugukurira ubwatsi kubikoze mu izina rya Umwami wacu. Amen. Reka dukomere Imana amashyi. Ndagira ngo mwicare duhe amahirwe abaje muri aya materaniro ariko batarakira Yesu. Nta teraniro wajyamo ngo ugire amahirwe nk'aya, wumve ijwi ry'Imana, wumve ijambo ry'Imana, hanyuma utahe utakiriye agakiza. Ese hari uwaba ari muri iteraniro akeneye kwakira Yesu nk'umwami ngo tumufashe? Azamura ukuboko. Hari uwaba ari muri iteraniro ukeneye kwakira agakiza tukamusengera akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we? Nazamura ikiganza aho ari, tumufashe gusenga. Niba uhari zamura ukuboko rwose. Imana iguhe umugisha. Aho uri haguruka, aho uri haguruka, haguruka aho uri. Mudufashe kureba. Imana imuhe umugisha. Natambuke, mumufashe atambuke. Nawe ngwino tambuka imbere, tambuka imbere rwose. Dukomere Imana amashyi, tubakire. Teraniro ryiza nk'iri ntabwo waribamo ngo utakire agakiza, kandi Yesu ari hano akaguhera ubuntu nk'uko yakaduhaye natwe. Tambuka ngwino. Niba hari n'undi nawe naze, aho waba wicaye hose tera intambwe uze tugufashe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Muhagarare mureba hano. Ese haba hari undi? Imana imuhe umugisha. Turamubonye mwene data, nawe tukomere Imana amashyi tumwakire. Nawe ntutinye, nawe ntugire isoni, nawe ntugire ubwoba. Iyi niyo nzira, ubu nibwo buryo. Aha natwe niho twanyuze, twari mu materaniro nk'uko waje, barahamagara turemera turitaba. Ngwino rwose, ngwino bye kugutera isoni, bye kugutera ubwoba. Ntabwo kwakira Yesu biteye isoni, ntabwo kwakira Yesu biteye ubwoba, ahubwo Yesu arambuye amaboko kugira ngo akwakire. Imana iguhe umugisha. Dukomere Imana amashyi twakira bene data. Reka tubafashe kwatura kugira ngo mwakire agakiza. Muzamure ikiganza cy'iburyo. Karibu nawe, Imana iguhe umugisha.
komeza uze rwose. Ndabizi iyo tugeze mu mwanya nk'uyu Satani aba yicaye hejuru y'abantu, Satani aba abatsindagira ababuza guhaguruka, ariko abahagurutse rwose turanezerewe kubakira. Muze muze muze, Imana ibahe umugisha, muze rwose, Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Dukomeze dukomere Imana amashyi, tubakire bisange muri twe, bisange mu nzu y'Imana. Haba hari undi ko tugiye gusenga, tugiye kubafasha kwatura. Muzamure ibiganza, ikiganza cy'iburyo, muvuge ngo Mwami Imana, duhagaze imbere yawe, dutsinzwe n'urubanza mu mitima yacu, utubare ibyaha byacu, ibyo twakoze byose turabyihanye, twarakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kandi amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. Reka dufatanye kubasengera. Turagushimiye Mana Data, turaguhimbaje muri kano kanya, tugushimiye ku bwa bene data n'abashiki bacu bahagurutse baje kwakira agakiza, baje kukwakira nk'umwami n'umukiza wabo. Turabasengeye, ubabare ibyaha byabo, byo bakoze byose mu mwijima bagendeyemo. Uyu munsi bagusabye imbabazi, umunsi bahisemo kukwakira, umunsi bahisemo kukwemera. Nawe ngwino mu mitima yabo, ngwino mu bugingo bwabo, ngwino ubahindure, ngwino ugumane nabo, ubarinde amajya n'amazi, ubafashe urugendo batangiye ntibazaruvemo, ahubwo bazakomeze, kandi amazina yabo yandikwe mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Urakoze Data, turagushimiye, tugukomeye amashyi tubakira mu izina rya Yesu, amen. Mugiye kunyura hano